vuga uti nika mbe ndetse kwivuza ko kwivuza birahenda biragoye none icyo gihe arashobora no kudakira icyo gihe hariho ibintu by'ibyamamare byasabye umusanzu wakoreshejwe nabi ibintu byinshi nyine ndigira ngewe ubwanjye mu buryo bw'ibanga ndivuza itangazamakuru bitabimenye umuntu wese ibyo byose ntabwo naca intege z'abantu bambonamo future impano yanjye Imana yampaye impano yanjye kugira ngo izamfashe ahatari ya mashuri ngira ngo ingofero nambaye wayibonye icyari mu gishya mu gatuza kaye ni icyari mu gishya ni ukuvuga ngo ni mugisha part 2 ngiye ntago ndi mugisha umwe wa mbere ndi mugisha wundi uyu mugisha uriho nta ruhare njye namugizeho ko nagombaga gupfa ariko ntekereza ko Imana nyine yari ifiteho umugambi hari n'ikintu yantumye nyine kuba nakora kuko muri ubwo burwayi bwose uwo nashobokaga ubwo nari mfite ubushobozi bwo gufasha namufashije ari abantu Jaffe twari turi kumwe mu bintu bijyanye na mental health ibyo twari turimo kwiga yego Munsi barambwiye ngo ikibazo mfite ngo bishobora kuba ari uburwayi ngo feeling barambwiye ngo ikibazo cya feeling sorry for others ikintu cyo kumva agiriye abandi impuhwe cyo kumva rimwe na rimwe ngo we atanirebye hakareba ku bandi nacyo ni ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe yego so iyo mpamvu rero yabyiteye nuko buri gihe nahoraga nshaka gufasha ufite ubuzima ufite ubuzima kuba namufasha ko nge ntabwo Imana ni nko kuvuga ngo rahura vuba vuba uhereza ababishoboye bakomeza ariko wewe byageze gute reka ngaruke ku rundi ruhande iyo mpano yawe tuvugiye y'urwenya gusetsa kugira gute ku rundi ruhande muri kakababaro wari urimo iyo wabaga uri mu bantu uri kubasetsa byasaga ubwo ndi gushaka kumva kuri side yindi hari uko noneho nawe wumvaga bikuremyemo n'ibindi byishimo bitumye utongeye kwitekerezaho kuri bya bibazo ufite muri wowe bwa burwayi ufite oya ntabwo ngiye byigeze bimfasha mentally ntabwo byigeze bimfasha byamfashije financial hari n'igihe ngiye kuvuga ngo amafaranga yose mpembwa n'amakontara mfite basaye nungure ntangire ndapkaminga ariko mbe muzima ntacyo amafaranga mu burwayi bwanjye nakoreye amafaranga pe ariko ntacyo byari bimariye ntari muzima ndibuka ko n'igitaramo mperuka guhostinga ndwaye ni igitaramo cya Setina na Sam muri M Hotel cya gitaramo ndagihostinze mfite rendezvous yo kubagwa nari nzi itariki ngomba kubagirwaho kandi nari mbizi ko nshobora kubagwa nkanagenderako ariko yasabye support ndayikora setsa abantu ariko navuye aho ngaho ntawe bizi yuko mfite icyo kibazo uretse umudamu wanjye igihe cyose nabikoraga kubera ko niyo mpano yanjye bitandukanye n'ubu nsetsa abantu ariko nananezerwa ubu ngubu icyo gihe rero nakoraga creation kurema umunezero mu bantu ariko nanjye nasekaga ari uko wenda nicaye bakansetsa by'akanya gato nkaseka kubera ko iyo uri gutekereza burage nta kindi kintu utekereza ariko mwasohoka winjiye mu modoka cyangwa se ufashe moto ugataha utekereza ukavuga uti ibi bitaramo uko bizagumaho nge ntakiriho ukajya unatekereza ukavuga uti password za YouTube ukanzihe petit frere wenda bazashaka content bazashyiraho nyuma ibyo ni ibitekerezo by'umuntu wese uzi ko adafite future kandi ibyo bitekerezo byose narabigize ariko boresha hari akantu uvuze mpise numva kari ubusetsa abantu nawe unezerewe ndanezerewe cyane ndi umunyamugisha ku buryo nanjye mbizi ko ndi umunyamugisha
ntabwo urindira umuntu ubikubwira umupasiteri bakubwira kandi maze kubabwira ibintu ngezeho muri uyu mwaka yego kujya no ku the health kandi n'ibyo nkora biragenda kandi n'abantu mbana nabo ngerageza kubana nabo uko bigomba ntekereza ko iyo chance yo kongera kubaho nkabaho muri ubu buzima shaka kuba ari iby'Imana impembera byuko nitwaye mu gihe cyari kigoye. Yego turi kugana ku musozo. Yego tugana ku musozo ngira ngo baduhaye amasomo menshi ndetse n'inkuru uko byagenda kose. Hari umuntu none aha ngaha Budisa umuntu warize harimo kandi wewe watubwiye ko ibyo bintu wabivuyemo ngubu hari abantu birumvikana akwenda yakwibaza umugisha cyangwa se Clapton part 2 ubuzima urimo none aha ngaha wavuga uti ndimo ndakora ntombizi ko ndi muzima ndimo ndakora muri ubu gihe cy'uburwayi n'icyaro cyakwambukije ugera mu gihe none ahanga ufite ubuzima umeze neza unashima Imana ndetse buri wese anabishima Imana yuko yagukijije nirihe somo rikomeye cyane wigiyemo uburwayi mu kubona urwaye wari urwaye ukagira ibintu byo kwiheba kumva n'ubundi ejo hadahari none ahangaha warakize umeze neza ariko hari part 1 na part 2 ukabihuza ubona harimo irihe somo ngira ngo n'udukurikiye hasigarana none ikintu nabwira abantu nize ni uko amafaranga yose wakorera uyapfuye n'umuntu n'urugero ubutunzi bwose uharanira noneho mu kubuharanira ukiteranya n'abantu cyangwa se ukabipfa n'abantu isomo nakuyemo ni uko hari igihe kigera nta butunzi buruta kuba uriho uri muzima ni uko ushobora kunyanganya umuntu miliyoni 100 bikaguteranya nawe mu gitondo ukivuriza miliyoni 100 n'ibihumbi 500 urumva bivuze ngo ya mafaranga waruhiye naguteranyije n'abantu yose abaye aragiye mukanya ahubwo ugiye no mu mwenda dore rero amafaranga aruta ayo ngayo miliyoni 100 kubwiraga ni ukugira abantu kuko abantu niyo mafaranga ahoraho amafaranga miliyoni 100 uzifashe ukazikoresha we ku giti cyawe cyangwa ugapfa ntumenya n'uwazikoresheje ariko igihe wari ufite ibihumbi 10 warabibanyemo neza n'abantu abo bantu bashobora kukurerera abantu bashobora kukwigishiriza abana abantu bashobora kugushyingura neza ariko ya mafaranga yawe menshi warabibanyemo nabi n'abantu bazayarya kandi uzaherekezwa nk'umuntu wabanye nabi bivuze ngo icyambere kuba uri muzima nicyo gishoro kuko uko wakumva ko urwaye ntabwo uba wishimye niyo kapito ya mbere kuba uri muzima icya kabiri kugira abantu nibwo butunzi no kurondogora ayo niyo masomo nakuye muri ibyo yego Clapton twatangiye tuvuga nyine ko ibi byose twateruriye n'ubundi no kuri business wanatangiye n'impamvu wayitangiye ariko ubwo tunasoza rero usibye iyo business ugiye gushyiramo imbaraga ibindi ubu ngubu turi mu kwezi kwa 10 abantu bindi bakwitegaho bijyanye n'ubuhanzi bwawe ndetse n'ama business mu minsi ikurikiyeho ni muri iyi shusho nshya muri iki cyaremwe gishya ni ibiki so hari icyaremwe gishya hari n'umuturanyi irakomeje ni filime zimaze iminsi nta cyahindutse zirahari uzakomeza kubona ama episode yazo nk'ibisanzwe ikindi nuko hari indi content nayo ndi gutegura ariko yo iri wide niba content ziri local narazikoze pe kubera ko nibo bantu bagombaga kubanza kumfasha iterambere nkigira ariko ubu noneho bigeze
ngiye kwagura imikorere muri content irebwa n'umuntu apana ahantu umuntu wese ayirebe bitewe n'igihugu arimo ayandastanding. Simvuze ngo ngiye gukora content y'icyongereza cyangwa iki. Icyo nzi cyo nuko nzakora content isomwa n'umuntu uwo ari we wese. Ngira ngo abagiye babona utuvideo twanjye ari utuvideo nagiye nkora ushobora kureba ukibwiriza, hari aka Manchester United, hari ako nakoze nge na Moyango muri campaign, hari creation njya nkora nyine ushobora ku understanding niyo waba uri umunyamahanga ukabireba ukabona ko ibyo bintu. So ndashaka gukora content kuri YouTube nshyashya ariko izarebwa n'abandi bantu benshi. Okay, tuyitege ryari rutangira gusohoka ryari? Mvuye Dubai. Mvuye kuruhuka. Reka tuzabiganira havuye kuruhuka. Inaho nzabikorera. Nzabifinalinga ko nzaba ndyamye ngaranye numva ka climatiseur numva ku mucanga mvuyeyo na kengire. Okay. Ntabwo muri ahangaha mustragorinda. Nese akanyuma restaurant ishinze hagana he? Iri Remera ni mu murenge wa Rwezamenyo ariko yegereye umurenge wa Nyakabanda. Ni umuhanda bitandukanye. Ngwiki Nyakabanda se ko sibarasa mu karere ka Nyarugengera? Rwezamenyo nyine ni umurenge. Yego. Uriya Nyamirambo yo mwita Nyamirambo uba muri Rwezamenyo. Nyine waruvuze ngo Iremera. Noneho umurenge wa Nyamirambo uba mu midu. Nyine waruvuze ngo Iremera. Oya, ndavuze ngo dukorera mu murenge wa Rwezamenyo. Ariko aho dukorera hegeranye n'umurenge wa Nyakabanda. Okay. Hari habayemo akabazo ko habayemo kudahita umuntu byumva. Aho hari akabari bita High Table, ni imbere yako ni mu Madoda yo kwa Gisimba.